Nitwa Nsabimana Jonas, ntuye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Rwimiyaga, akagari ka Rwimiyaga, umudugudu wa Byimana. Tutarahindura ubuyobozi bushyashya, twari dufite ikibazo cy'abajura kiturembeje muri uyu mudugudu. Ariko aho tuboneye ubuyobozi bushyashya, hari icyo bwakoze haba impinduka. Yewe twari dushyitse no ku rwego kurarana n'ingurube mu nzu ukayishyira hanze kubera utinya ko ari uyitware, n'ingurube rwose ukawishyize mu nzu. Ariko ubu ingurube isiga hanze rwose, ukaryama ugasinzira mu gitondo ugasanga nta kibazo. Icyakozwe kugira ngo ikibazo cy'abajura kigabanyuke, habayeho ubufatanye bw'abaturage n'ubuyobozi. Ni ukuvuga ngo nimba tubonye umuntu udasanzwe hano mu mudugudu, tubigira ibyacu. Buri muntu akabasha kubigira ibya mugenzi we, ku buryo tubasha kumenya ese uyu muntu aragenzwa n'iki. Tukabasha guhererekanya amakuru ku buryo yaba ari umugizi wa nabi cyangwa ari umujura, akabasha gufatwa ataragira ibyo yangiza. Twamaniraga Antoine. Yego, ku bijyanye n'umutekano rero dufite umutekano mwiza, ndetse no mu murenge wa Rwimiyaga muri rusange umutekano tukaba tubona bitewe n'iki n'ubufatanye bw'abayobozi n'abaturage.